Amazina yacu uyu munsi reka tuyahere ku izina Eric. Eric ni izina rihabwa umwana w'umuhungu risobanura umuyobozi w'ibihe byose cyangwa se ukomeye kurenza abandi. Iyo umukobwa ashaka kwitirirwa Eric akaba yitwa Erika, ariko igisobanuro cyabyo kigakomeza kuba kimwe. Eric ni umuntu ushabutse cyane benshi bakunze kwita umudinamike, ukunda ibirori n'ubusabane, wiyizeho kugira igikundiro kandi uberwa mu myambarire. Ibi nagezeho byose mu buzima abasha kubisangira n'abandi nubwo rimwe na rimwe agira ukuntu yikunda. Eric azi kwemeza abantu bityo abantu bakayimukundira cyane, akagira inshuti nyinshi kandi z'umumaro. Akunda gukora siporo kandi akanabishishikariza abandi buri gihe. Iyo nta yindi mirimo afite aba yumva yakora siporo, kandi akunda cyane kugira ubuzima bwiza. Kimwe mu bintu mu buzima bwe yanga ni ukumva arwaye cyangwa se atameze neza mu mubiri, kuko atekereza yuko ubuzima bwe ariyo ntwaro ndetse n'igishoro gikomeye afite kuruta ibindi. Eric ni umuhungu ushobora kwigirira icyizere gikabije ku buryo ashobora gukurizamo kwiyemera mu gihe cyose